Yesu ashimwe bene data mudukurikiye muri kure na hafi, abadukurikiye bari hano mu Rwanda, abadukurikiye bari mu migabane itandukanye hakurya y'amazi, turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndashimira Imana impaye umwanya wo guhagarara kuri mikoro ya za Glorion TV. Nukuri abantu benshi bakomeje kumbwira ko Glorion TV yababereye umugisha, aho bagiye bumva ijambo ry'Imana rikabakora ku mutima. Benshi bagiye bampamagara bari hirya no hino bambwira ngo nukuri warakoze kudutekerezaho. Rero nta handi wakura ijambo ry'umwimerere atari kuri Glorion TV. Ujye kuri YouTube wandikeho Glorion TV, aho ngaho ukore subscribe, ukore comment, ukore share, ukore like, kugira ngo ijambo ryose ry'Imana rizajya rinyura hano rizajye uribona mu bambere. Kandi ndagusaba ko wamfasha kuvuga ubutumwa, aho iri jambo ushobora kurifata ukaryohereza abantu mubana ku magurupe ya WhatsApp cyangwa ku zindi mbuga mubanaho, kugira ngo ufashe kuvuga ubutumwa. Ntago wamenya w'iri jambo ryakiza, ariko ndabizi ko ijambo ry'Imana ntirishobora gusubirayo, nk'uko muri Yesaya bivuga, uko ritasobera gusubirayo ubusa ritakoze icyo Imana ritumye gukora. Rero tugiye gusoma ijambo ry'uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye, muri Luka ibice 10, turatangirira ku murongo wa 25 tugeze kuri 37. Umutwe w'ijambo ravuga ngo umugani w'umusamariya n'umunyembabazi. Umugani w'umusamariya w'umunyembabazi. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko mbere yuko dusoma, reka tubanze dushimire Imana yaduhaye umwanya. Mana Data, Mana isumba byose, turagushimiye kuko uri Imana igira neza. Nukuri tugushimiye kubwo uyu mwanya mwiza waduhaye w'ijambo, kugira ngo turisangize bene data badukurikira bakunda Glorion TV. Mwami w'abami, nyemerera iri jambo ntirisubireyo Mwami ritakoze icyo ritume gukorera mu buzima bw'uyu muntu ukurikiye. Mwami nanjye ugiye kurivuga, umpa imbaraga, umpishurirwa ryo kuvugira ngo Mwami ndivuge nk'uko bikwiriye. Senze nizere mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Twasomye. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha, nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramubaza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo uyasomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, unsubije neza, genza utyo uzagira ubugingo. Ariko uwo ashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye ninde? Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusigashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amufuka inguma, amomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza.
bukeye bwaho yenda idenariyo ebyiri aziha nyir'icyumbi ati umurwaze kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza uti muri abo batatu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati ni uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati genda nawe ugire utyo. Nimwakire ijambo ry'Imana. Iri jambo rero numvishe Imana impayemo ihishurirwa rikomeye cyane. Duhamagarirwa gukora imirimo myiza, duhamagarirwa gukora iby'Imana dushaka. Turi hano ku isi ariko umunsi umwe tuzayivaho, kandi buri muntu wese azatanga ripoti y'ibyo yakoze akiri mu uyu mubiri, byaba byiza byaba bibi. Mwene data unkurikiye umenye ko hari igihe kizagera ugahagarara imbere y'Imana igakubaza ngo iminsi naguhaye abandi bagapfa ugasigara n'iki wayikoresheje? Ese ubwo naguhaga umwuka, ubwo naguhaga ibyo kurya abandi batabigira, ubwo nakurinze ibitaro abandi bari mu bitaro, ubwo nakurereye abana bakiga, wowe ukiri mu uyu mubiri n'iki wakoze kubw'ubwami bw'Imana? Hari abantu benshi bakeneye umucyo wawe ukubamurikira. Hari abarwayi bari mu bitaro, nawe ntacyo watanze kugira ngo ntube mu ibyo bitaro, ariko wibereye aho ngaho gusa ntubitayeho. Ariko uyu munsi nkuzaniye inkuru ivuga ngo umuntu wese azahemberwa icyo yakoze, cyaba cyiza cyaba kibi. Rero mwene data uhamagarirwa gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iri jambo dusomye ni ijambo ryiza cyane. Igihe umwami Yesu yari afite ikiganiro n'umunyamategeko wize amategeko, ashaka kumugerageza kugira ngo amenye icyo amusubiza, ariko amubaza kubwo ibyo twatangiriyeho Yesu ari kubwiriza. Uyu muntu yaje asanga Yesu, aramubaza ngo ese mwigisha mbigenze nte kugira ngo zaraga ubwami bw'ijuru? Aho ngaho ngo yari ari kugerageza Yesu. Yesu aramubwira ngo ese mu mategeko usoma mu iki? Aramubwira, aramusubiza ati ibyanditswe bite mu mategeko, icyo usoma ni iki? Aramusubiza ati ukundisha Uwiteka. Niryo tegeko Yesu yamuhaye. Aramubwira ngo niba ushaka kuraga ubwami bw'ijuru, kundisha Uwiteka umutima wawe, umukundisha ubwenge bwawe bwose, umutima wawe wose, imbaraga zawe zose, ubwenge n'ubumenyi byose ufite ubikundishe Uwiteka. Nukora ibyo uzaraga ubwami bw'ijuru. Urumva Yesu yari amuhaye umurongo ngenderwaho wo kugira ngo arague ubwami bw'ijuru. Natwe rero tujye twibaza ngo ese ni iki wakora kugira ngo uzaraga ubwami bw'ijuru utazarembuka? Ariko igisubizo kiri hano: kundisha Uwiteka umutima wawe wose, umukundisha ubwenge bwawe bwose, umukundisha imbaraga zawe zose, nurangiza ukunda umugenzi wawe nk'uko nawe wikunda. Ngo nubwira ibyo uzaba ukoze icyo amategeko y'Imana idusaba. Bivuga iki rero? Amategeko yose uko muzi Mose yari afite 12 yose akubiye muri iri tegeko rivuga ngo kunda Uwiteka. Iyo wakunze Uwiteka ukunda n'abantu. Iyo wakunze Uwiteka ukora imirimo y'Imana. Iyo wakunze Uwiteka ukora ibyo Imana ishaka. Iyo wakunze Uwiteka ukora ibishimwa. Uhora wibaza ngo niki nakora kugira ngo umwami wanjye anezererwe. Uhora ushakisha imirimo myiza. Nurangiza genda ukunde mugenzi wawe, umuturanyi wawe, uriya muntu urwaye, uriya muntu utazi Kristo, utarumva ijambo ry'Imana, genda umuganiriza. Uriya murwayi uri mu bitaro, mushyira ibyo kurya, mushyira isabuni. Uriya muntu uri kwibaza ngo ese ndabigenza gute, ujya wibaza ngo ese niki nakoze kugira ngo ngewe simba uriya muntu utagira ibyo kurya? Niki nakoze kugira ngo abana banjye ntibicwe n'inzara? Niki nakoze kugira ngo abana banjye bige? Niki nakoze kugira ngo simbe
nk'uriya muntu uri mu bitaro uryamye wataye urugo rwe akaba aryamye mu bitaro. Numara kubitekereza uzamenya imbabazi zingana uko zingana Imana yakugiriye, nawe bituma urukundo rwa Kristo ujya kurugaragariza abari mu nzu z'imbohe, abari mu kaga, abari kwibaza ngo ese turabigenza gute. Icyo gihe uzaba ugaragaje urukundo rwa Kristo, uzaba ugaragaje uwo muntu uzataha avuga ngo burya nanjye Imana iranzi. Imana azabonera Imana muri wowe, azabonera imirimo y'Imana muri wowe. Niyo mpamvu Yesu yamubwiye ngo genda ukora ibyo. Arangije aramubwira ngo ariko ibyo nabyumvishe, ariko sinamenye mugenzi wanjye ninde. Yesu aramubwira, amucira umugani, aramubwira ngo hari umuntu wamanukaga ava i Yerusalemu amanukiye Yeriko. Ageze mu nzira ahura n'abambuzi, baramukubita baramunyaga, bamusiga ari umurambo uri aho ngaho yenda gupfa. Icyo gihe ngo abatambyi bamunyuraho barigendera bavuye Yerusalemu. Umulewi wa kabiri nawe amunyuraho, ntacyo bamumariye kandi babonaga ari mu kaga. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo umuntu wa gatatu yita umusamariya mwiza. Umusamariya mwiza amubonye ku nzira yamugiriye impuhwe, nk'uko Yesu nawe yagusanze ndi akaguha agakiza, nk'uko Yesu yagusanze akaguha ibyo kurya akakugirira impuhwe. Hari abantu benshi bakurebaga bakabona ntacyo uzamara, ariko uyu munsi Yesu yaguhesheje agaciro. Nawe rero niki wakwitura Kristo? Ni ugukora ibyishimwa n'Imana, ni ukugenda kubwiriza ubutumwa bwiza, ukamenyesha ba bandi bari kure tazi uko Yesu abakunda, ukababwira uko Yesu abakunda, ukabagaragariza urukundo rwa Kristo Yesu. Abari mu bitaro, abari kwa muganga, abari mu nzu z'imbohe, abari mu buzima bugoye, ukagira icyo ubafasha kuko nawe Kristo yarakurengeye. Rero aramubwira ngo rero nuko umusamariya munyuraho aramutabara. Ese abo bantu uko ari batatu nkubwiye, ninde wabaye umuvandimwe w'uwo muntu bakubise? Wa munyamategeko aravuga ngo n'uyu nguyu wabashije kugera gute, n'uyu wabashije kumutabara ari mu kaga. Kuko uwo musamariyakazi, uyu musamariya mwiza, ntituzi niba ari umugabo niba ari umugore, ngo yamushyize ku ndogobe ye, aramujyana mu icumbi, aramurwaza. Agarutse asubiyeyo asigira uriya muntu wacungaga icumbi, amuha amadenariyo 2. Ayo madenariyo 2 asobanura iki? Ayo madenariyo 2 asobanura ijambo ry'Imana. Isezerano rishya n'isezerano rya kera niryo rikubiyemo amasezerano ajyana umuntu mu bugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana ariyo Bibiliya, isezerano rya kera, isezerano ry'uko abatubanjirije babanye n'Imana, uko Imana yabahamagaye, uko bagendanye n'Imana. Isezerano rishya ritubwira gucungura. Ubwo Yesu yazaga ku isi ari we musamariya mwiza, akatugirira imbabazi, twari kure tutagira Imana rurema, Yesu atubonya kure. Ezekiyeli 15 aravuga ngo yasanze ndi mu ivata nigaragura, arangije arambwira ngo baho, ankuramo aranyuhagira aranyoza. Aka gasura dufite ni Kristo Yesu. Niki wakwitura Imana mwene data? Warize, hari abandi batize. Niki wahaye Imana? Bene data, hari imirimo myiza, hari umuririmbyi yaririmbye ngo ibihamya turabifite bigaragaza uko Imana yadukunze ikatugira neza. Erega nta kindi yaguciye uretse imbabazi n'urukundo rwawe. Icyo uyu munsi ni Yesu wakugiriye imbabazi. Ntaho ushobora kugera kure Imana itagukura mu buzima bubi. Nta kure wagera. Umwana w'umuntu yageze aho yumva uko birangiye, ku Mana biba bitangiye byiza. Imana ibitangiye ibintu byiza kuri wowe, hahandi wumva uko byarangiye. Rero mwene data, inkuru nabashije kumva mw'iri jambo nuko uyu muntu yaravuye i Yerusalemu, kandi tuzi ko Yerusalemu ni ahantu ho kurema Imana, ni ahantu ho gusenga, ni ahantu ho guhimbaza Imana mu ngoro y'Imana. Nicyo cyajyanaga abantu i Yerusalemu. Uyu muntu rero yavuye i Yerusalemu agiye Yeriko, kandi Yeriko wari umujyi wari ushyushye, urimo kubyina, urimo ibinezeza, urimo ibintu byose bibi, kunywa inzoga,
ibyaha byose byiberaga i Yeriko, ariko i Yerusalemu niho abantu bajyaga guhurira n'Imana. Uyu muntu rero yavuye aho guhurira n'Imana, agenda ajya mu isi, ajya mu byaha, ajya gukora ibidashimwa n'Imana, ajya mu buzima bucafutse. Ariko aho mu buzima bucafutse niho yahuriye n'abambuzi, baramukubita baramunyaga. Uwo ni Satani, abo ni abadayimoni. Iyo wavuye mu maso y'Imana, iyo wavuye imbere y'Imana, iyo wavuye mu gakiza ukajya mu isi, Satani arakukubitirayo. Nta hantu wagira amahoro uretse ku Mana. Akiri i Yerusalemu yari afite amahoro, akiri i Yerusalemu yaraguwe neza, akiri i Yerusalemu yari afite agaciro, akiri i Yerusalemu yari arinzwe. Bene data, uburinzi bumwe dufite, aho twakwihisha ibyaha, aho twakwihisha abatwanga, aho twakwihisha abarozi, ni mu gakiza, ni muri Kristo Yesu. Ni ukwitondera ijambo ry'Imana, ni ukugendana n'Imana, ni ugukora ibishimwa n'Imana. Aho ni Yerusalemu bene data. Iyo wavuye i Yerusalemu ukajya i Yeriko, ntago wahabonera amahoro. Uzahurayo na Satani, uzahurayo n'ibibi, uzicuza impamvu yo kubaho kwawe, uzicuza impamvu wavuye i Yerusalemu. Mene data, reka nkubwire, uyu mugoroba nkuzaniye amakuru meza, nkubwira ngo isubireho, reba aho waguye, reba aho wasubiye inyuma, reba imirimo myiza ugomba gukora. Uriya muntu aracyari mu muhanda, bariya abantu baracyari mu byaha, bariya bantu icara ahubwo, bariya abantu baracyari mu buzima bubi cyane. Bakeneye kubona urukundo, bakeneye kubona imbaraga, bakeneye kubona imbabazi, bakeneye kubona ijambo ry'Imana. Mwene data, muvandimwe, sinzi icyo nakubwira, ariko iri ni ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo nakuzaniye, ijambo ry'umwimerere rigukangurira kongera gusubira ku rufatiro, kwirinda kuva i Yerusalemu. Wava mu gakiza ukajya he? Petero ngo bagenzi be bamaze kubona ibyo bari bakeneye kuri Kristo, babibuze, ngo barisubirira, barigendera, basubira mu mafi, bajya kuroba, abandi basubira mu misoro. Ariko Yesu abaza Petero ngo ese nawe urashaka kwigendera? Aramubwira ngo twava he tugakureka uko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Imana itugire neza, Imana iguhe umugisha. Ni ukuri iri jambo ry'Imana niba ryakugezeho, wirigumana wenyine, riryohereza abantu babiri, abantu batatu, nabo babashe kugira gute, babashe kungukira muri iri jambo ry'Imana. Ndagushimiye rero mwene data, uhabwe umugisha, Imana iguhe umugisha hamwe natwe. Iri jambo Igororion TV biragusaba uko subscribinga kugira ngo ijambo ryose rigere kugeraho, uri sharing, uriha abandi nabo baguwe neza. Ntago wamenye uwo riri bufashe. Imana iguhe umugisha kandi kugire neza. Shalom shalom, Imana ibagire neza.